Hello guys, mumeze muti nizere ko mumeze neza. Nawe utameze neza impore uraza kumera neza. Nubwo n'uyu munsi byanze, ubuzima buranze, ubuzima burakomeye, ariko ndakubwiye ngo impore komera shikama, ejo ni heza. Uyu munsi nubwo nawe bitameze neza, ariko ejo bizagenda neza. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ibintu bitanu ukwiye kwirinda gukora mu gitondo ugikanguka. Igitondo utangiye neza ni ryo pfundo ryo kugira umunsi mwiza ndetse n'ingirakamaro ku buzima bwawe. Tugiye kubabwira ibintu bitandukanye cyangwa se ibintu bitanu ukwiye kwirinda gukora ugikanguka. Kwanga gufata breakfast. Usanga abantu benshi bakunze kuryamira barangiza bakaza kubyuka huti, usanga bakererewe, bagomba gutangira akazi wenda saa 2, ugasanga abyutse huti yakererewe, bigatuma adafata breakfast. Nyamara si byiza kubyuka mu gitondo ngo ugire indi mirimo utangira utarafata breakfast, kuko umubiri wawe uba watakaje 1/2 cya karori. Karori ni ingufu dukura mu byo tuba twariye. Mu gihe utariye ngo ubone ingufu zihagije, umubiri wawe ntushobora kubona uburyo bwiza bwo gukoresha ibice by'imbere mu mubiri wawe, ndetse no gutuma ubushyuhe mu mubiri wawe buguma ku kigero kiringaniye. Ibi bikaba cyane mu kugira imirimo uri buze gukora ku munsi, kugira ngo bitaza kubangamira kuba wareka gufata breakfast. Ni byiza rero mu gitondo ukibyuka uko ugomba gufata breakfast. Icya kabiri ni ukuguma mu buriri uri kuri smartphone. Hari abantu benshi rwose ntibajya bashaka gushyira kuri smartphone zabo. Buri wese aba yumva yayiyegereza buri gihe. Usanga twirirwana nazo umunsi ku wundi. Ni byiza ko igihe ugiye kuryama telefone wayishyira muri siransi. Ibi bizatuma itagukangura kubera notification zitandukanye. Mu gitondo tugikanguka ako kanya, dufungura amaso yacu, icya mbere dukora ni ukureba muri telefone zacu, tukareba message batwoherereje, yaba kuri social media harimo za WhatsApp, Facebook, Instagram, email. Gusa iki ni igitekerezo kibi. Ni byiza kubyuka wumva utuje ndetse utekanye. Ni byiza ko mu gihe ukangutse utagomba gukora kuri telefone yawe mbere y'iminota 30. Ibi bizatuma usinzira neza nijoro kandi bigufashe gutangira imirimo y'umunsi neza kandi n'ingufu nyinshi. Icya gatatu, kwanga kunywa amazi mu gitondo. Abantu benshi barabizi ko bisabwa ko banywa ikirahure kimwe cy'amazi kandi asukuye mu gitondo. Gusa n'ababikora babikora bigoranye. Ikirahure kimwe cy'amazi unyoye mu nda nta kintu kirajyamo, ntikiringaniza gusa amazi mu mubiri, ndetse kinatuma amazi atembera neza, ahubwo kinatuma imyanda iri mu mpyiko ibasha gusohoka neza ku buryo buboneye. Icya kane, kunywa ikawa. Abantu benshi banywa ikawa nk'uburyo bwo kongera imbaraga mu mubiri. Mu gitondo umubiri uba ufite stress, kandi ikawa iba yifitemo cholesterol yongera stress mu mubiri. Umuco wo kunywa ikawa mu gitondo uzatuma uba umunebwe ndetse umubiri wiyumvemo ubwoba. Iki kinyobwa giteza ibibazo iyo ugifashe mu gihe mu gifu nta kintu na kimwe kirajyamo. Ubwo rero mu masaha 3 ukimara kubyuka byaba byiza uretse kunywa ikawa. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma ni ugusasa ako kanya ukimara kubyuka. Tutitaye ko kuva tukiri batoya batwigishije ko kuba uva mu buriri uba ugomba gusasa, ariko ntabwo ari byiza gusasa ukiva mu buriri ako kanya ukimara kubyuka. Ntabwo
uba ugomba kubikora. Abahanga mu bumenyi bemeje ko haba hari imyanda mito mito igera kuri 1/2 cya miliyoni mu buriri bwacu. Iyo ufashe uburiri ukibyuka ugahita ubusasa, ntabwo bituma wa mwuka n'ubukonje bidakenewe biva mu mashuka. Ibi rero biteza greenhouse effects, ariko gukora imyuka ihumanya mu buriri. Ubwo rero kugira ngo wirinde iyi myanda ikorwa igihe uhise usasa, ugomba kureka ibyo warayemo bitatanije, nuko ugakingura idirishya nko mu gihe cy'iminota 30, hanyuma wa mwuka mwiza wo hanze ukinjira mu nzu. Ubu noneho umenye uburyo bwiza n'impamvu usanga uburiri bw'abasiribateri buba budashashe. Nuko bakurikiranye ndetse bakamenya ko bikwiriye ko batagomba gusasa bakimara kubyuka. Nibwo ushobora kuryama ahantu heza kandi hakurinda indwara nyinshi z'uruhu. Wakoze kubana nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Niba wishimiye video, ntugende udakoze like, share, comment kandi ukande kuri subscribe kugira ngo igihe cyose ujye ubana